Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aratubwira iby'ihindukira rya Nyagasani mu mugani w'abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. Twabonamo ingingo enye zadufasha gusenga no gucengerwa n'uyu mugani. Ingingo ya mbere ni ugutegereza. Abakobwa bose uko ari 10 bategereje umukwe. Gutegereza nyabyo bijyana no kwihangana ndetse no kuba maso kugira ngo Nyagasani atadutungura. Biba byiza iyo dutegereje aturi ku mutima, kuko icyo gihe ntitwatwarwa n'ibitotsi. Ingingo ya kabiri ni ukumenya gushishoza. Abakobwa b'abanyamutima bamenye icyo bagomba gukora, bitwaje amatara ndetse n'amavuta mu tweso. Ubushishozi ni ingabire tugomba gusaba iyo dufata ibyemezo bitureba cyangwa bireba abandi. Ubwo bushishozi buvomerwa n'ubuhanga, nk'uko umwanditsi w'igitabo cy'ubuhanga yavuze ati, kuzirikana ubuhanga byungura ubushishozi. Ingingo ya gatatu ni igihe cyo gusanganira umukwe, kumenya igihe cyo kumusanganira. Tuzirikane igihe umukwe aje, tunatekereze uko duhura na Yezu Kristo. Ese duhuye nawe uyu munsi twakumva tumerewe dute? Igihe cyo kumusanganira ni umwanya ukomeye cyane wo gutekereza ku mahitamo yanjye n'uko nkoresha igihe Imana yampaye nitegura gusanganira uwankunze. Ingingo ya 4 ni ukwimenya. Abakobwa b'abapfayongo babwiye abanyamutima bati, nimudiye ku mavuta yanyu kuko amatara yacu agiye kuzima. Amatara yabo agiye kuzima kuko batitwaje amavuta mu tweso nk'abandi b'abanyamutima. Ukwimenya ni ingenzi kuko bidufasha kumenya imbaraga ndetse n'intege nke zacu, tukabasha gusaba ubufasha ku gihe, tukamenya gukoresha neza imbaraga n'impano Imana iduha. Dusabe Nyagasani imbaraga zo kumutegereza, dushishoza kandi tumenya n'aho intambwe zacu zigera.